ikibazo ufite ni ikihe rero? ubinda ndatwite urabibona bayinzingiye bimaze imyaka 2 imyaka 2 mubyeyi kandi urabizi abandi babyeyi bibaruka ku mezi 9 ubu umugabo wanjye yarantaye yaragiye ababyeyi baranyanze ubu koko mubyeyi mumfashe rwose kuko ndababaye cyane namwe murabibona mbo reka namufasha kuko n'ubwo ibyo dukorera abanyarwanda twebwe icyo twiyemeje ni ukuvura abanyarwanda no kubafasha baba ari abo mu gihugu cyangwa n'abo hanze y'igihugu ibyo twarabyemeje kubafasha. Ndabasuhuje yemwe mbahaye nikaze bakunzi b'ubuzima Nyabwo TV. Aka kanya turi i Nyamirambo munsi ya stade regional naho twakurikiye umudamu n'umudamu umaze iminsi amamagaye ku murongo wa telefone ansaba ikiganiro arambwira ati nahuye n'ikibazo gikomeye. Uyu mudamu ngo yazingiwe inda amaranye inda imyaka igera kuri 2 guys, imyaka 2 atwite inda atarabasha kuyibaruka. Imyaka 2 ni imisi, umwaka umwe ni imisi 360 imyaka 2 imisi isaga 770 umwana atera umugeri mu nda. Ati abatifuza ubuzima bwiza bwe yebwe n'ubwo umwana nibo bakoze igihonga kimwe cya kinyamaswa. Twaganiriye mbwira ibibazo by'uko bimeze n'ibyo bitandukanye. Arambwira ati rero nge navuye Rusizi nje kubagana kugira ngo ndebe ko arufasha nabona bwibanze. Tibambwiye ko nashobora kuba abavuzi bakomeye. Hari umuntu twari tuzanye wamuje n'uyu mudamu arambwira ngo akinufasha bwihariye. Nanze kumubwira ko inzira agiye kuzamo ndaza kuba nzirimo bitewe nuko nzi imimerere y'imiterere y'abavuzi gakondo bakunda privacy yabo cyane. Ariko right now ndi kugerageza ngo ndebe byibura ko ikiganiro nakoze bwa mbere ngaragaza yuko uyu mudamu aremerewe, ngaragaza yuko uyu mudamu atigeze ahirwa no kuba yatwita ngo bigende neza kubera abatarifuza ubuzima bwe. Ndebe ko byibara ikintu runaka cyagera ubu ngeze hejuru. Sinzi niba nereho tuje neza niba ari umuganga ari sinzi. Kameramani igerage gatoya yes, tugeze muri reception yaho iwawo ari kwakirwa n'abantu. Sinzi nabi bipfe kunkunda ariko nabasha kuvugana nabo ariko ndagerageza nyine murabizi umudamu kuri guys uri kumubona ukuntu ameze man. Hari ikintu mvuga iyi si turimo ntago ari wacu. Umuntu iyo yifashaga yemukira mugenzi we ngakamuzingenda yaze nawe ubwe ntago azinginda yazinzwe nande ariko ngaceka ngo bakeba be nga bakundaga umugabo we ngo umuryango wabo ngo ntago bamukundaga umugabo batifuza ko umwana avuka batifuza umuzukuru wabo. Can you imagine imyaka igera kuri 2 umudamu atwite inda umwana atera imigero umunsi ku wundi guys. Ni ibintu biri biteye ubwoba by the way. So reka turebe niba koko biri bukunde naramuka n'ubunda nabyaye nyuma y'icyo gihe. I believe yuko ubuhamya yazabuduha tukamenya ngo bimeze gute. Reka turebe niba urane muganga kameramani urasinzi niba ari we muganga. Reka turebe n'umukobwa ukiri muto ariko biragoye ko yaba ari we muganga uvura ibintu nk'ibi ngibi. Okay, yinjiye mu cyumba bavurira mu banza sinzi. Reka mukurikire kamera tumukurikire gake genda nanjye gake zitawiriwe uramurwayi turi kumwe. Twazanye n'uriya murwayi turi kumwe. Twakwinjira tukamureba. Ngire muga uyu murwayi twari turi kumwe n'uyu murwayi twari turi kumwe afite ikibazo gikomeye cyane. Twaganiriye bwa mbere atubwira ko aje kwivuza aha ngaha. Twe turi abanyamakuru dukorera ubuzima Nyabwo TV. Twagira ngo tuganire turebe muga twakoze ikiganiro mbere tubira ikibazo afite yuko yagiranye ikibazo yagize ikibazo cy'ubuzima ndayikazingwa imyaka igira muri ngahe. Turavuga tureka tugerageze turebe ko wenda aho aje kwivuriza twaje nawe atabizi turebe ko wenda ibyejemo byakora cyangwa ari ibintu byakunda. Yego mubyeyi ntago twari tuzahanaje tutakubeshye. Duciye kuri reception baduhaye karibu baratubwiye ati mwinjire murebe muganire. Yego umukobwa uri nduye kare kuri reception. Mbese mwambabare basinkamaza nka umurwayi none niba mungeneye mukaza kwa muzanye musibye ko genda byeme kuvuga umbyemere rwose kugira ngo nibura munjirane mutansabye uburenganzira. Urumva hari abantu babonye ikiganiro cya mbere tuganira n'umurwayi tumubwira ukuntu bimeze bakwifuza kubona ko imikirire ye wenda agizwe n'umuganga bakizera wenda n'imbaraga
ziri bukoreshwa ahangaha, ndabona mufite imiti gakondo yemwe n'ibindi wenda kugira ngo tuvuge ngo hari ubuzima bwari bwagiye kwangirika bw'umwana mutoya ariko hari umuganga wabugaruye. Twereke abanyarwanda ibikubiye muri ibyo ngibyo byose. Sinzi niba batwemerera wenda ntacyo bibangamiye abakuru, nanjye nje nikandagira ntago n'ubwa mbere ngeze mu nzu nk'iyi ngiyi, ariko niba byakunda wenda natwemera tukaganira gatoya tugafata amashusho gatoya, kuko uyu mama arababaje pe, uyu mama arababaje, yavuye Rusizi dusanze arababaje, nanjye ndabibona ko ababaje, ariko hari n'undi wababaje nkawe wenda sinzi niba dukundira tugafata amashusho mato basi, mato gusa, amashusho mato yego, kandi mato yo amashusho rwose igiye ndumva bitari ngombwa, mwari kura nkavura umurwayi rwose, turi kuvura umurwayi basi se nyuma yo kuvura umurwayi tuganiriza nabaganiriza, ariko nimba mwumva wenda mufite amatsiko wenda ku buryo umurwayi bamuvura, icyo ni kimwe mu by'ingenzi mfite rwose ariko ntabwo nzi ko ngiye mbere yuko azahanga mwari mwabanje kubonana nawe twakoze ikiganiro gisanzwe. Aha ni ku ivuriro ryo kwa Matovu. Matovu ni ivuriro gakondo, njye bita Matovu, yego, nkaba ndi umuvuzi gakondo umaze imyaka 23 nkora no mu mwuga, nasigiwe na data, yego. Niyo mpamvu rero ubona nyine hari abantu b'abarwayi benshi bagenda bangana bitewe wenda n'ubunararibonye mfite mu bintu byanjye, kandi ni ibintu byanjye nkora mazemo imyaka myinshi, yego. So ubwo nk'umubyeyi, nk'umuntu mukuru, ubwo turumvishije ikaze urariduhaye. Hababaje uyu mudamu kuruta twebwe mbere na mbere, wenda n'abandi wenda nkabo. Umubyeyi we musanze nanjye ariko nyamwakira, nari naramubaza aho akomotse, ariko wenda noneho namubaza kugira wenda mufashe icyamugenzaga nkikemure, nta nubwo arambwira ikimugenza kuko mwinjiye nawe mwinjiranye. Yego. Mada bakwita nde? Bamwita Daforoza umubyeyi. Daforoza? Komotse ese kandi? Ubu naraye ngenda n'umunsi hitwa Rusizi. Rusizi? Mu karere ka Rusizi? Yego. Ese Rusizi nta bavuzi gakondo bahari? Ngira ngo rero ugenda ubwigere nangaha? Naragenze rwose muganga, ntaho nageze, gusa hari umuntu wampaye amakuru ko hari umuganga ukorera ahangaha, namugezeho ngo mfashe mubyeyi. Ikibazo ufite ni ikihe rero? Ubinda ndatwite urabibona, bayinzingiye bimaze imyaka 2 ntibaruka, imyaka 2 mubyeyi, kandi urabizi abandi babyeyi bibaruka ku mezi 9. Ubu umugabo wanjye yarantaye, yaragiye, ababyeyi baranyanze. Ubu koko mubyeyi mumfashe rwose, kuko ndababaye cyane, namwe murabibona. Mbo reka namufasha, kuko n'uburyo dukora dukorera abanyarwanda twebwe, icyo twemeje ni ukuvura abanyarwanda no kubafasha, baba ari abo mu gihugu cyangwa n'abo hanze y'igihugu, ibyo twarabyemeje kubafasha. Rero twebwe tuvura mu buryo bwinshi butandukanye, ngira ngo murabona murinje musanze dufite imiti gakondo, murayireba, ni imiti mu moko abiri atandukanye. Hari imiti ishobora kuvura indwara zisanzwe, inzoka, amibe, telekomunase, igifu, impyiko, ibintu nk'ibyo ngibyo. Hakaba n'indi miti twifashisha muri cya gihe, urabizi ko abanyarwanda bagira indi migenzo yabo. Iyo miti no tuyifasha mu gihe habaye ikibazo nk'icyo kidasanzwe, bazinze nk'ubyeyi nk'uko bamuzingiye ku nda, hari abo baroza amahembe, hari abo basharishe ku misozi, hari babandi bafite imiryango yabo yahoze itunze ibintu bya gakondo, iterekera cyangwa ibandwa, bagiye bajugunya batazi ko bajugunye ikagenda ibagaruka. Iyi nacyo niyo pariti y'iyo miti dukoresha, ndetse n'ubundi buryo bwacu bw'imbaraga zacu nyine, nkuko nyine turi gakondo, kuko gakondo hakubimo ibintu byinshi cyane. Rero uyu mubyeyi namufasha kugira ngo nibura nawe niba avuye Rusizi umuntu amufashe, ariko iyo abageze hano byarakemutse, tuba twaramuvuye, kuko abantu benshi icyo kibazo njya ntibakemurira. Madame, ngira ngo hari abakwakira ariko bagomba gukora ifishi, bayikoze ndafata rino cumu. Oya yicara nta kibazo, yicara, ndabona nani yicara, kandi amaguru ntuyasobanye yatandukanye, rifatisha amaboko abiri. Buriya abanyarwanda bazi ubwenge bwinshi, bagira ubufindo n'ubukorikori bwabo, ariko buriya kuzinga umuntu ntabwo ari ikintu cyoroheje. Ubwo akufashe gasobanuye iki? Ndabona ukoze ikimeze nk'umuheto,
uraziritse urakunja hasi hejuru wagira ngo umukweto neza ugasobanura iki? ni ukuvuga ngo uko baba baramuzinze tuba tugiye gukora cya kimenyetso bamuzingiyeho, iba ari imiti natwe tugomba gukoresha kugira ngo tumuzingure. Yego. Ni ukuvuga ngo rero uyu muheto nyine turaza kuwubangura tumaze gukora imigenzo yacu kugira ngo nawe cya kimenyi cyangwa se bwa buryo bakoresheje bamuzinga natwe dukora uwo mugenzo. Ubundi nta kindi kintu kidakomeye, ni ukumuhereza agati gakeya cyane akigendera. Ejo cyangwa ejo bundi kwanza nindamuka ndangije gukora gahunda zawe, mpamwe kuturuka i Rusizi uhita umanuka wihuta ugenda ujye gutega, ubwo ni ugutegera za Nyabugogo. Ejo cyangwa ejo bundi zamaze kubyara, kuko ibi ntabwo ari ibintu bigoye cyane. None icumu uwo mucigatije ryo, iri cumu nyine naryo icumu ni icumu, nirumva ni bimwe twifashisha muri ya migenzo yacu yo kugira ngo tube twazingura umuntu bazinze. Kuko urumva byo hari ibyo baba barakoze nabo ubwabo, ibyo natwe nibyo tuba tugiye gukoresha mu mbaraga zacu twahawe n'abakurambere bacu, kugira ngo nibura tumufashe n'umubyeyi nawe arebe ko yashyira imugongo. Bakunzi b'ubuzima Nyabwo TV, turi kwa muganga n'ubundi twageze muri guturemererwa ari byo kuzingazinga, sinzi niba ari inshuro wenda bamuzinzemo. Icyubahiro ni cyose kwa muganga, umubyeyi yavuze uratuza, tuzitse mu icumu, sinzi turebe, sinzi ibyo ari gukora. Kandagira kuri ako ngako arengeje icumu, yongera ukagandagira gutyo, umusibika kandi igihugu akanazingazinze icumu aracyaricigatiye ryo. Zanye ibyatsi ntazi ngo ni ibiki, mbona byumye. uruhindu narwo arufata, hanyuma rero uraza kwihangana gatoya turebe ko twagufasha. Kandi turamuzinguye ku mugaragaro. Ngaho tambuka ibyo ngibyo ugenda uhagarara hariya, tambuka uko tambuka we birenge bari baranze none ndazingutse. Muganga ubu birabaye, birarangiye. Ikintu gisigaye ubu ngubu nta kindi, nuko nyine abanyarwanda bazi ubwenge bwinshi. Ubu nta kindi gisigaye ni ukumuhereza agati akaza kukanywa ageze mu rugo. Uragashyira mu mazi yaraye mu nzu, nurangiza ugashyira amazi yaraye mu nzu, nurangiza uyanywe ugiye kuryama. Nta kindi bintu ibyo byose biba birangiye. Icyo uzakora ubwo uzagaruka uje kunyereka umwana. Murakoze muganga. Kandi rwose ugende ubyare neza. Rwose nimbona umwana muganga. Oya humura, ubwo ikibazo cyakemutse. Murakoze cyane. Ikibazo cyakemutse, uzagaruka uje kunyereka umwana. Murakoze cyane muganga. Ngaho ugende kandi ugereye amahoro. Yego murakoze, Imana ibahe umugisha. yego. Mugabe birakemutse, sinzi niba wenda wanyemera akanya twaganiro gatoya tubazo twamatsiko ngize nifuza kukubaza. Niba mwanya twaganira umuhaye imiti, umurengesheje imiti iti bari bananze ariko n'ubu ndazingutse, tubyizere nibyo? Nibyo niko bimeze, kuko ibi ni gakondo nyine. Nuvuga ngo gakondo ivurwa n'indi gakondo. Nuvuga ngo umwuka mubi uvurwa n'undi mwuka mubi. Nuvuga ngo rero iyo bakuzinze nyine tuba dufite uburyo bwacu dukoresha mu miti yacu. Urabona ko dufite imiti myinshi, buriya miti yose ureba buri muti ufite icyo uvuze, ugenda ugira icyo uvuga. Ni imiti ubundi mu buvuzi bwacu gakondo dukoresha imiti y'ibyatsi irenga 360. Iyo miti rero dukoresha mu buryo butandukanye, nabigusobanuriye. Hari ikora mu buryo bw'indwara zisanzwe zo mu mubiri, hakaba nikora mu buryo bw'indwara nka ziriya z'imbaraga cyangwa z'imyuka. Rero buri icyo cyo ndagikoze kirarangiye, buriya ejo cyangwa ejo bundi uzabona zaniye uruhinja nkuko mbimutegetse. Kera twajyaga tubona ibi bya gakondo nyine nabibonye mu mafilime, aho twajyaga tubona ati zana umufuragiro, ati cira hano tanga inzuzi n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Wowe ntabyo ukoze, kuburyo utabikoze by'aka kanya? Uko ntago ari cyo cyamugenzaga. Hari aho biba ngombwa ibyo nabyo bigakorwa, ariko iby'imifuragiro byo ni ibisanzwe, ariko we si byamugenza kwa kwizinguza.
wenda hari iyindi ndwara runaka igendanye n'izindi mbaraga z'imyuka mibi nayo hari byakorwa nyine ukabona ko ari ibintu bikozwe ukabibona nko wenda wagiye ubona amafilime ariko we cyamugezanga n'ikira cyuko bamuzinze kandi uva ko inda yarayimazeho imyaka 2 ariko buriya birarangiye icyo nagomba gukora ndacyanjye kindeba ndakirangije. Ubwo umwana umaze imyaka 2 mu nda ntago ushobora kuvukana ikibazo cyangwa se ntuna zazangana nk'uko umwana w'9 avuka ameze. Oya azaza ameze nk'uko umwana w'amezi 9 avuka ameze nta kibazo rwose kuko no kuvuga ngo uriya mwana icyo baba barakoze ni ukuzinga inda ntikore ariko buriya iyo tumaze kuzingura ibintu byo kuko no kwa muganga buriya ashobora kujyayo ntibayibone kuko n'ubundi bavuga ko kwa muganga bamubwiye ko batabishobora hari n'abantu benshi tujya dusanga kwa muganga babazingiye kunda tukajya kubabyaza kwa muganga byanana cyangwa bakabohereza hano iwacu hari n'igihe tubyango tukajya no kwa muganga nyirizina tukinjiramo ni umuti tubahaguze cyane cyane nk'abantu urumva inda bazizinga mu buryo bwinshi butandukanye nuvuga ngo rero cyane cyane ari bazinga ikarenga amezi hari n'abantu duhura ari no twizigura imaranye imyaka 6 yarazinzwe na sebu na nyirabukwe ari wamuzinze ubwo abanyarwanda bize bagira ibintu byinshi bagenda bapfa ariko rero buriya byarangiye kandi icyo nashaka kubabwira nuko imiti gakondo ubuvuzi gakondo burakora kandi bukora mu buryo buzwi kandi abanyarwanda bose bazi yuko nta munyarwanda utazi ko gakondo yahoze kuva na kera niyo mpamvu abantu benshi yaba ari hanze y'igihugu yaba ari mu gihugu imbere kuko nabo hanze y'igihugu turabafasha hari benshi tujya dufasha banze y'igihugu abajya badukurikirana ku biganiro ku YouTube apfa kuba yohereje ifoto ye imyirondoro ye ako kanya aho yaba ari hose ku isi turamufasha kuko ni imbaraga zibikora none se ni imbaraga nyine ni imbaraga niba bavuze ngo ni imbaraga z'umwuka ni imbaraga z'ururimi ni imbaraga z'imiti gakondo ni imigenzo ni imitongero ni uko nyine kuva na kera nuko byagendaga nta munyarwanda utazi ko kubandwa byabagaho guterekera byabagaho ibyo byose bikomoka muri bo buryo rero no kuzinga birashoboka kuzingura birashoboka urabona ko umuntu bamuroga tukamurutsa umusazi bakamuroga tukamuvura agakira aba amahembe bakabatega amahembe tukabavura bagakira bivuga ngo mbega ni inshingano zacu twebwe ko nakubwiye ko uyu mugabo umaze imyaka 20 irenga uko ari umugabo nasigiwe na data umupfumu ntago ari ijambo ribi cyane ahubwo ni umuntu ushobora kuriba ikintu mbega tagaragara kizabaho cyangwa se cyanabayo cyangwa n'icyamaze kuba ariko abandi bakaba batakibonesha amaso yapfumuye nuko nyine umuntu akubwira ngo umuhanuzi ngo yahanuye abamwe aba mu mana babyita guhanura ariko twe muri gakondo tubyita ubupfumu cyangwa se ubuvuzi gakondo. Uyu mudamu twinjiranye hano anasohotse mari ariko ntabwo yishyuye ukorera ubuntu. Oya yishyuye kuri resebusiyo kuko ntabwo kugira ngo ngereho abanyuze kuri resebusiyo bakamugaragaza ikibazo afite n'amafaranga yacu nyine abahari. Oya nuvuga ngo twebwe nuvuga ngo umuntu yakugannye icyambere se amafaranga ntagarotirwa cyane ariko ushobora gutanga nyine kurabona aho dukorera turayishyura ibyo dukoresha imiti nayo natwe turajya kuyahira turayigura ahanga dukoruzaho nta hantu wawukura no kujya kwishaka amashyamba hirya no hino cyangwa tukajya no muri Tanzania kwirebayo nuvuga ngo atanga amafaranga makeya yo kugira ngo tumwakire tumuhe imiti hanyuma impamvu ngo azaza nzaniye uruhinja nuko namara kubyara azaza aje kunshimira kunshimira rero niyo yandi mwahoze mwita ngo ni imifiragiro mwebwe ariko hari abayamaze gutanga consultation 30 buriya hari yabitanze ariko buriya namara kubyara azanzanira nka 200 kuko azaba arimo kunshimira. Ubwo aramutse wenda azanye n'umwana yavutse wenda bumva kumuzinga bamuzinze kubera ko batifuza ko umwana avuka cyangwa aza ugasanga byaye umwana ubundi batifuza yuko abaho hari uburyo umwana wamutsirika ku buryo bazajya bayohereza ntamugire hayo marozi ibyo ngibyo umwana yavutse kandi agifite abanzi bamukurikirana ubwo nabyo dufite ubundi buryo bikorwamo hari uburyo bivurwamo hari uburyo nyine umuntu ushobora kumuha umuti ukamutsirika ku buryo n'uzagerageza kuba yashaka kumuroga cyangwa yamurogera umwana bitakunda kuko ni ibintu abantu bose regabura nuko mutabona ngo kubwira ibye hafi ya bose buri ushobora gusaba umuntu afite ubwirinzi ku giti cye none se usanze hano hadakinguye nta bantu se uhasanze none se abo bantu hari ikindi cyabazanye si ukwibuza se no gukurikirana ibibazo byabo umunyarwanda wese ava akagera uzi ubwenge nyabwenge arikurikirana kuko nta muntu utazi kwikurikirana ubundi ibindi byo ntabwo ushobora kubimenya nk'uyu nk'urugero iyo ugiye nko mu kabari ukajya mu bwiherero ukajya kunyara hari umuntu wanyara adaciriye aho agiye kunyara wari uzi icyo bisobanura biriya bintu kuki se ubikora kuki ubikora ariko umunyarwanda wese buryo uzarebe iyo amaze kunyara arabanza agaciramo mbere yo kunyara
bijya babyita nabyo kwisi ni nko kwiprotectinga mbega nabonye mbikora ndangije bamwe babikora bagitangira n'uko babikora barangira ariko kira ni ikimenyetso cy'uko abanyarwanda bose baba bafite uburyo bwabo bwa gakondo ahubwo birindamo batabizi wabyumvise noneho watubwira uyu munsi tubonye uzinguye umubyeyi bari barazingiye ku nda n'ubundi ufite inda nkuru uyu munsi watubwira indwara uvura ingano yazo indwara mvura ni indwara nyinshi urumva uhereye ku kuzingura abagore hari abagore baba barazinzwe mu buryo bw'inda hari abakobwa bazingwa ntibongere kubona imihango cyane ntibabona abagabo hari abantu baroga amahembe wenda hari abafite karande zo mu miryango zibakurikirana ugasanga ibyo bakoze byose bigenda bibanyura mu myanya yindi cyangwa se ntibigenda mu kazi ugasanga babona akazi ntibakamaraho kabiri mbega indwara tuvura ahangaha nzirondoye ni nyinshi cyane ni nyinshi pe nta ndwara n'imwe yitwa gakondo nako kumaze imyaka 20 irenga kandi ubwo buvuzi ntago ari ikintu naje gutya ngo mite mvuga ngo wenda nkonje gushaka amaramuko mu muhanda ni ubuvuzi narazwe kuko niyo wagera ku musozi wacu ukavuga izina rya data ni umuntu uzwi cyane nk'umuvuzi gakondo wari uzwi mu buryo abantu benshi bari bamuzi urumva rero mu rwego rwo kugira ngo ahamare gutabaruka ubwo urumva nakwise nkomeza umugari ko ni ibintu nabwo yabanje kumpa ntago ruvuga ngo narabyihaye kuko urumva yari afite n'abandi bana ariko ahitamo ko ari byo bakurikirana uno mwuga no kugira ngo nyemfashe abanyarwanda kuko ari nk'abantu usanga bafite baraterekeraga bakabyihora bakabireka ariko ugasanga abana babo ntibazi ibyo ari byo ugasanga bari victim y'ibyo bintu by'imiterekero yabo cyangwa n'iki no kubandwa ibintu byose bagenda bageraho bagenda babibura mu buryo bwa hergahereho akazi bakakabura ibyo bakoze bigapfa uje ugasanga bene wabo banyirasenge baramutuma amahembe baramutumiroza bapfa imitungo ibintu nk'ibyo ngibyo abo bazingira ku mada abasore bajya gushaka bikanga abakobwa baproposwa ubukwe bigapfira mu bigapfa kandi byari byeze kuri finali mbega ugasanga umuntu afite imyaka atazi aho yavuye ibyo byose turabafasha tukabafasha abantu ibintu byabo byose bigasubira ku murongo yaba ari mu gihugu nabo hanze y'igihugu ukomeje ko nuko abantu bahanze yo mu gihugu umuntu hanze mu gihugu umusuzuma gute ngo ubone wenda urwaye afite umuvura gute umutumugeraho gute ubikurikirana gute ku muntu uri hanze y'u Rwanda umuranze y'u Rwanda nabikubwiye yohereza amafoto akoreza imyirondoro ye kuko nk'urugero ushobora kuvunika nkakunga uri nkunga igicucu ushobora kuvuna nkunga igicucu nese nzi igicucu ba wahageze none se urumva uwo hanze we yananira kugira ngo mukurikirane muri zambaraga muri bwa bushobozi bwacu dufite turabikora hari abajyavuga ngo mwe muvura mwanica ushobora kuba ari namwe nyine muterereza abantu ibintu byo muvura niba biteje mu nganya imbaraga ntabwo byatuma umuntu agutinya kukugana nzu wenda yingi ndabo nyine civilize izindi ziri mu bucuma bwinshi amahembe impu n'indije bitandukanye gatuma umuntu ashobora kuba yabatinya ntabwo twe turavura ntitwica niyo principale yacu niyo principale navutse sanga ni no mpamvu nyine turi ngo tuvure abandi barozwe hari abarozi ukwabo hari n'abavuzi ukwabo ariko abantu bifata mu buryo butandukanye umuvuzi abafite impano yo kuvura ntabwo bafite impano yo kuroga rero dufite impano zo kuvura ntabwo dufite impano zo kuroga niyo mpamvu duhari ngo tuvure abarozwe yego ni ibyo ngibyo nta bindi reka nkore kuri wenda unakomeze n'akandi kazi mu bandi ariko ntago nasoza utamaye nimero ya telefone kubera yuko hagize umuntu wabonye kino kiganiro yifuza kukugana akabona nimero ya telefone mfite yamerera nabi umuntu ashaka kugusanga ngo ugane ku ivuriro adresse yawe niye ku buryo umuntu yakora mu buryo bworoshye ukamukurikirana ukanamuvura ni uvuga ngo adresse yanjye nkorera hano mu Nyakabanda rugura Green Corner ni Kigali Nyamirambo ubwo niko twahita ku bantu bari hanze y'igihugu abo mu Rwanda barahazi cyangwa se abaturuka za Burundi abenshi tuvugana kuri telefone abavuye muri Kongo benshi turavugana abavuye muri Yepfo uri ya mwana hano yaturutse ngo za Rusizi urumva nawe uburyo yamenye uko nkorera hanga urumva nawe yaje baririza ariko ni 078 24 28 6 igihe utabonye iyo numero ufata indi 0790 45 7800 waba izo zose ziba kuri WhatsApp yaba uri hanze y'igihugu urabyemere ko wanyandikira ukambwira ikibazo ufite nkagufasha waba uri mu Rwanda urabyemere ko wampamagara ukambwira ikibazo ufite nkagufasha ushobora kunsanga hano hari nabo ushobora gusanga mu ngo iwabo bitewe n'ikibazo gikomeye abantu bagitunze za nyabingi mu ngo zabo kandi bifuza kuzikura hari igihe bamwe bambwira ati ndenda shaka zira nyabingi zivira mu rugo ndazate yarapfuye na mama nibo bari bazitunze turashaka kutazitunga bigomba kujya kuzibakurira mu mazu icyo gihe binsaba nanjye guhaguruka nikwije kugira ngo kuko ni izindi mbaraga mba ngiye guhangana nazo ariko byanze bikunze mpamvu ibyo bizo mbikemuye
babandi baterekeraga bikakomeza bikabakurikirana bavuga bati reka turashaka kubivamo birakomeza bikatuzongera imiryango nabyo ibyo nabyo ushobora kumpamagara nkabigukorera nkagukuraho ibyo bintu tukabikuraho kuko kera ubundi mbere mu Kinyarwanda cya kera iyo umuntu yabaga abandwa cyangwa aterekera hari icyo bitaga kwiyanzuza kwabaga ari kuva muri iyo migenzo ukigira mu migenzo y'abazungu kuko abazungu nabo uzi ko nabo baje nyuma ariko ubundi abanyarwanda kuva na kera bose bari bamwe bakoreshaga imiti gakondo imana zabo zari zimwe baraterekeraga barabandwaga yari nyabingi yari ryangombe ry'abinga banyunda abashaka kuvamo abuzukuru babo abuzukuruza abana basigaye abadakeneye kuguma muri ibyo bintu nabo iyo bankeneye ndabafasha kuko abantu baba bakibifite imiryango yari bitunze ariko ntibagire ukuntu babyanzuza nkuko mu Kinyarwanda kera babyanzuzaga nabwo n'indi migenzo yakorwaga bigomeza bikakurikirana urwo rubyaro imiryango ikabakurikirana abakorora bikanga bagakora akazi bikanga bakarongorwa ingo zigasenyuka ugasanga umuntu yibera mu kabari yahembwa akazata amafaranga ashize mbega ibyo bibazo ni ibintu bigenda bituruka kuri karande y'imiryango yabo ibyo rero nibyo bintu twebwe dushobora kuba twagufasha ndetse no bafite ubundi burwayi impyiko umwijima igifu kujya mu mihango ukabura imihango kuzinyirwa kunda kuzinyirwa ku mihango kuzinyirwa ku makwe ibyo byose ibyo nabyo tuba dufite imiti yabyo igomba kubikora cyangwa se tukabafasha abavunitse kubunga baraha cyangwa badahari abariwe n'inzoka hari uburyo umuntu arirwaga n'inzoka ibyo nabyo tukamufasha urumva tukamugombora mbega ni ubwo burwayi bwose bwitwa karande bigeze kwa Matovu nta kibazo reka mbyizere by'aka kanya ariko nzabyizera neza cyane umunsi wa mudamu azabaje gushima usibye ko umutima wanjye uriza ariko nashidikanya cyane ko mbayeho ndi umuntu rwose ibi nkoze bireyeri ariko ushobora kwibona ukabona ibintu nkoze mu gihe gitoya n'uwo bikoze mu gihe gito nkuko mbikoze nanjye mbikoze mu gihe gitoya ejo cyangwa ejo bundi uzabona uriya mubyeyi ampamagaye ambwite naruhutse nanjye namusabye yuko azaza kunyereka umwana iyo mutegetse gutyo agomba kubizirikana ntabwo yaryama ngo asinzire yabonye umwana ibaze nyine kumara imyaka 2 warazinzwe abo mwatwitiye rimwe abana babo batangiye kurya wowe batangiye no kukambakamba wowe ukiri kunda urumva ko umugabo yaramutaye umuryango waramwanze hari igihe uhura n'ikigezo nk'ikiri mwana yahuye nacyo bikangombwa nyine ko nyine umuntu wese agucikaho akakuvaho rero ni ibyo ngibyo urumva wenda amakuru mwashaga n'abanyabahaye murakoze yego nayo ngayo ndagushimiye cyane muganga twakira mu Gicumbi niko bahita ni kwa muganga ni ku ivuriro iyo ari ngombwa ko ari Gicumbi nabwo Gicumbi nacyo ushobora kukijyaho hari Gicumbi nacyo kirahari ariko anga dushobora gukora ibyoroje hari igihe biba ngombwa akaba ni Gicumbi nyirizina yego ni Gicumbi nyirizina cyari so ubwo ufite ibikomeye afite Gicumbi nyirizina yego so ubwo ufite ikibazo gikomeye wayagana muganga birumvikana cyane agasuzuma akareba n'undi uko bimeze ndetse akanavurwa muri rusange kuri ya numero nakubwiye rwose 078 24 28 6 muraza no kwizaku cya pariya cyane so muganga Matovu iyo numero iriho indwara turazivura uko bikwiye ibitunani bwo ngubwo abandi mu Kinyarwanda bongo ubwo no kugira gute ngo tubiharira iki ariko nzi ko nta bintu nta muntu urarwo urangiraho ngo nibura ambwire ngo ntabwo ikibazo cyari cyakemutse aho nabangiye kwibeshya nanjye ubwanjye ndagushimiye doctor murakoze cyane.